casings here at the scene. Well, I was just washing dishes in my house and I heard shots. And I was a little shocked. We don't. Police just told us that they are wrapping up the investigation here tonight, right as we speak. And what a scare this must have been. Police say the suspect fired at least 7 shots. They say they found assault rifle casings here. Benshi mu banyamakuru, abasesenguzi ndetse na rubanza rwa giseseka, abenshi basobanukiwe ibijyanye n'imyidagaduro yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nkuru kuyiyumvisha byagoranye batarabona amafoto ndetse n'amavideo ubwo urugo rwa Rihanna rwari rushagawe n'abapolisi. Ibi ngibi biratangaje cyane ngubwo bavuga yuko ngo urugo rwa Rihanna ngo rwibasiriwe ngo n'amasasu ngo urufaya rw'amasasu ngubwo barwatakaga ndetse ku manywa y'ihangu. Ibi ngibi impamvu byatangaje abantu benshi ndetse n'abantu benshi bakaba batabyiyumvisha nuko Rihanna atuye muri quartier y'abakire nyine i Los Angeles hamwe n'abahanzi ndetse n'abashabitsi abakire bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho hantu hakaba hari umutekano usesuye, umutekano umeze neza cyane. Ikindi kandi akaba ari mu bakire ahantu hatapfa kwibasirwa n'umuntu uwo ari we wese, cyangwa se kuba umuntu uwo ari we wese yavuga ati agiye gushotora ndetse agezeyo n'imbunda biramupangu. Akaba ariyo mpamvu iyi nkuru yatinze kumvikana cyane. Ikindi kandi kugeza na n'ubu ngubu ngo ntago bari bayumva, usibye abari kubibona ku mateleviziyo ndetse n'ahandi henshi yagiye hatandukanye no ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abagiye babona amafoto n'amavideo y'abapolisi ubwo bari hafi y'urwo rugo bareba icyaba cyateye aya masasu cyangwa se uwaba waje kuyaharasa, dore yuko ingo z'aba bahanzi bakomeye ziba zikikijwe n'umutekano umeze neza cyane, amakamera n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa bimwe mu byatangaje ndetse byanateye n'urujijo ngubwo barasaga ahangaha abe Rihanna ndetse n'uwo babana ari we ASAP ndetse n'abana be ngo ntago bari bahari. Bamwe bagiye bahwihwisa ndetse banabeshya cyane, ariko ntago ari ukubeshya, ni bimwe wagakwiriye kwita wenda ngo nk'amazimwe cyangwa se gukekeranya, bavuga yuko ari uyu mugabo we ushobora kuba yagambanya ati se kubera iki muri iyi minsi yari amaze iminsi yirirwa mu rugo nta kazi afite, maze mu gihe hari kuraswa ya masasa ngana gutya bigasanga adahari. Rihanna we birumvikana kuba adahari kuko aba yagiye gukora ndetse yagiye no mu zindi gahunda, dore yuko ibye atari ubuhanzi gusa ahubwo ndetse ngo ari n'umushabitsi, ari n'umucuruzi ukomeye cyane. Akaba ari byo byamugize umukire ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko ngo amaze imyaka myinshi cyane ayoboye bamwe mu bagore b'abahanzi bakize ku isi. Ntago ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa ahubwo ni ku isi hose. Kuri iyi nshuro ngo hari ku munsi wo ku cyumweru ngo nibwo inzu yiwe yibasirwaga n'urufaya rw'amasasu batazi iyo baturutse, ngo gusa ngo yari umukecuru ngo waruje mu modoka. Ibi ngibi biratangaje. Reka kugira ngo iyi nkuru ikugereho yose, reka mbanze nkwibutse ucyumvira ijwi utawumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza show, jye bibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba wowe utarakora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo inkuru nziza nk'izi zijye zibasha kugeraho kandi zigere kure hashoboka. Nikaze reka mbagezeho inkuru irambuye, nubwo yabaye inkuru ngufi cyane kuko nubundi amakuru bayashakishije barayabura ndetse hari na byinshi bitifuzwaga kuvuga. Ikindi kandi kuba byabaye igihe gitoya batari babibonera imva n'imvano cyangwa se nyirabayazana w'ibi ngibi, akaba ariyo mpamvu abapolisi cyangwa se polisi yo muri kiriya gihugu yashakisha amakuru ikayabura, ahubwo ikabona amakuru makeya yo kwifashisha. Ngo polisi y'i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi umugore warashe urufaya rw'amasasu ku rugo rw'umuririmbyi Rihanna.
uyu mugore yageze aho arafatwa bitewe n'uko mw'ayo makaritsiye cyangwa se mw'iriya karitsiye yo Rihanna atuyemo ni karitsiye ihenze cyane imeze neza ibirimo umutekano usesuye ndetse n'amakamera. Biragoye cyane kuko uba wakorera icyaha maze bakakuyoberwa aho waba uri hose keretse uramutse ugikoze maze ukiyahura nawe ugapfa. Naho mu gihe ukiri ku isi ibi ngibi biragoye cyane kuba waburirwa irengero cyangwa se ngo bakubure bitewe n'umutekano ndetse n'uburyo uba uri ku karubanda. Ku cyumweru tariki ya 8 Werurwe 2026 nibwo uyu mugore uri mu kigero cy'imyaka 30 yatwaye imodoka ye yerekeza ahatuye Rihanna maze arasa urufaya rw'amasasu menshi ku nzu ye. Gusa ntibizwi cyangwa se ntabwo byari byamenyekana icyamuteye gukora ibi. Bamwe bari kugenda bahwihwisa bavuga bati wasanga yari asanzwe ari nk'inshoreke y'umugabo wa Rihanna ASAP cyangwa se akaba afitiye ishyari Rihanna. Hari ukuntu baba bahanganye mu bijyanye na business n'ibindi bigiye bitandukanye, dore yuko n'amashyari nayo arakonta ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, maze ibi akaba ari byo byabimuteye cyangwa se akaba yatumwe ari nk'agatumwa, ari nk'umuntu n'ubundi ufitanye ibibazo na Rihanna, akaba yavuze ati rero ngererayo kuko ngewe byangora, maze akamugenera ikiguzi cy'amafaranga. Gusa igitangaje TMZ yanditse ko Rihanna yari mu rugo ariko ntiyakomeretswa n'aya masasu. Gusa ntibizwi niba umugabo we ASAP Rocky n'abana babo 3 bari mu rugo igihe aya masasu yumvikanaga. Ahangaha bitewe ngo n'amasaha byari biriho cyangwa se amasaha bari bagezeho, iki gihe ngo Rihanna yari yibereye iwe mu rugo. Gusa ngo ku bw'amahirwe ntabwo yigeze akomeretswa cyangwa se ngo ahure n'ikindi kibazo. Gusa ikibazo ngo cyabayeho ASAP Rocky ari we umugabo wa Rihanna ndetse n'abana be ngo ntibizwi neza ko bari bahari cyangwa se batari bahari. Ibi ngibi byakomeje kugibwaho impaka ati se niba bari bahari kubera iki bo batagizeho ikibazo cyangwa se ngo bagire ikindi kibazo nk'ihamuka cyangwa se nyine ibyo bintu bikomeza bihwihwiswa cyangwa se bakabiburira igisubizo ati cyangwa se kuba atarahari yaba ari ubiri inyuma, dore ko abanyamakuru cyangwa se n'abantu hirya no hino bivugira ibyo babonye. Gusa iyi nkuru yashegeje abantu benshi cyane ko iyi nzu ya Rihanna yarashweho amasasu. Ni inzu ihenze cyane, ikindi kandi yangijwe bikomeye nubwo Rihanna yagize amahirwe ngo ntiyakomereka. Muri ako kanya polisi yahise yihutira gutabara ita muri yombi uyu mugore ukekwaho icyaha ndetse iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane impamvu yabimuteye. Kugeza na n'ubu ngubu ngo bari kumubaza icyaba cyabimuteye akicecekera, bakamubaza nyirabayazana yemeye arafungwa. Gusa ngo baracyaperereza, baracyashakisha icyaba cyabiteye uyu mugore, niba ari we waba witumirije cyangwa se niba hari nk'ibibazo asanzwe afitanye na Rihanna, dore ko nawe akiri mutoya, niba cyangwa se basangiye umugabo. Ibi ngibi babanze babimenye, cyangwa se akaba yatumwe n'umwanzi wa Rihanna cyangwa se uwo bahanganye ku isoko ry'umurimo, dore ko ibi ngibi bikunze kubaho cyane ko abakire babiri bashobora kuba bahangana, abahanzi babiri, cyane ko Rihanna ari umukire ndetse akaba ari n'umuhanzi. Ibi ngibi ntago byabura ngo ahubwo ibi ngibi byaratinze, niko benshi bavugaga. Ibintu benshi cyangwa se ibibazo benshi bagiye bibaza bati se uyu mugabo ko biri kuvugwa ari kubivugaho iki, ari we ASAP Rocky cyangwa se Rihanna ubwe ko nta kintu we yari yatangaza, wenda niba hari ibindi bibazo yabafitanye n'abantu hanze ko nta kintu we yari yatangaza usibye aya makuru ari guturuka muri polisi. Ese ubundi ni iki cyaba cyabiteye umugore, cyangwa se ubwo umugabo wa Rihanna ari we ASAP Rocky atarahari nawe kubera iki ataba biri inyuma, dore ko umukire nk'uyu ngo abahigwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ikindi kandi kuko banavuga ngo umwanzi wawe ntakubakura ahubwo akuba hafi, ngo kandi umwanzi wawe wa mbere ni ya nshuti yawe. Niyo mpamvu uwajya kugutera burya anyurira mu nshuti yawe cyangwa se mu mubyeyi wawe. Akaba ariyo mpamvu bavuga bati ubwo ASAP Rocky ndetse n'abana be batari bahari, bitari bizwi niba bari bahari cyangwa se batari bahari. Niyo mpamvu ngo uyu nawe byakekwa, bikaba bivugwa yuko
ngo ASAP Rocky ari we ushobora kuba yarabira inyuma ati nimugende muharase, ubwo yarazi yuko umugore we ari we Rihanna yarari mu rugo ati nimumwica wenda nasigarana imitungo ndetse nyine nkasigara ntekanye. Akaba ariyo mpamvu yavugaga ati Rihanna aramutse apfuye njye nasigara ndetse n'abana banjye, ngo kuko we ndetse n'abana be batari bahari. Ese ikintu nibaza namwe mushobora kuba mwakwibaza, ibi ngibi birakwiriye? Niba ari ibindi bibazo ko babikemura neza mu mahoro, ndetse ese kubera iki Rihanna nta kintu ari kubivugaho, ndetse n'uyu nguyu ASAP Rocky ari we mugabo we? Nk'ibisanzwe nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka. Iyi yarimenya byose ica kuvumbuza show, njyewe uyibagezaho Ken Chris. Nakwibutsa wowe utarakora subscribe kuba wayikora, maze like na share kugira ngo amakuru meza nk'aya ajye abasha kukugeraho kandi agere kure ahashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.